impamvu nyine narindimo kuri fone ariko maze ngiye nogeje ibyombo ndakorofye mani sange watetse Izashika koropa. Wese ubu ngubu ngiye ndirwariye nimereye nabi none ngo ngiye ngende nkorope. urwaye se baye mbigende akazi keza wawe nongeye ku ishuri ngiye mu kazi cyangiye ku ishuri Basi Allah. Be waje ukansura ko ndi jyenyine mu rugo. Shamani tebuka irongo ujyanyishe nakubuze. Okay, sawa nyine nakwiteguye ngwino nawe ndagiye ku ishuri nawe. Sawa tebuka nyine. Uramo inkweto se? Ni ugutambuka. Ariko shari uretse kwicara. Hano hantu hari izuba. Hatwimo. Ariko shiri, bigiye duhereye dukundana koko ubona nubwo wanampimira wenda. Urashize noneho. Kumpimira ntabyo uzi koko. Iki se? Ibintu nawe nyine mbikunda. Ni ibintu nyine napfa kuvugira aha ngaha kabisa. Ndi kubivuga. Wavuze se n'ubundi. Kugira nyine uzampimire wenda. Mpagire nk'akarawundi kamwe gusa. Kubera iki? Oya. Gaki. Ushaka ko dukora. Sheri ni ukugira abandi bataragira nyine. Kugira bataragira. Ntabwo ari gusa. Sibyo? Urabona wamamagaye. Ubu ni ndaguhamagaye. Ndabona ari sesiteri wanjye. Ntitabivuga. Nyine ndi mu rugo pe. musigaho urashize noneho cyakoze nabibona wabyutse wicaye kumbe niko se muhungu oya kurahiye Mungu amuzi. Hoye kuva ryari wowe uza mu rugo muziranye he Narinje kukureba shiri. Nako twavuganye n'igoroba Uyu ni shari wawe. Niwambwiraga ko